Sindi mubaze. Ubundi ngiye mfata gute? BENI, man uri best friend wanjye. Ibyo to? Ibyo ngibyo bireka ahubwo. Umva ikintu ahubwo nkubwira. Ndakwinginze ntagire umuntu muzakorana bino bintu. Kevin. Kevin. My God. Nase kuki meze gutyo? Iragiye kwaka amafaranga Kevin. Uzaye mwibarize. Agiye mu rugo niwe mpamagaye ngo nze nkurebe. Aho winanisha umutwe. Waretse tukagenda mu rugo ko era ari hari sibyo? Era ari mu rugo reka dutahe sibyo? Ari he? Ari mu rugo. Ngwino tugende mu rugo era ni hari. Asa waretse. Nakubwiye ngo umuhamagare uko nagiye. Urongera kunkoresha ibyo bitoki. Bano urambona. Uri kumbwira? Sorry. Ariko nongeye kunkoraho. Ukaza ukamfasha Kevin ko yananiye. Please ndakwinze, please ndagusabye n'ubwa mbere ngusabye ikintu. Kandi manye ngusabye ndagikeneye cyane. Mbabarira uzunsange kuri hotel. Okay, uzane n'imodoka. Ciao. Ibi nakuci. Kevin. It's not allowed. Nyevugisha ubwengeza bwa bw'ikinyarwanda n'ubu. Nkubwiye ngo ntabwo ari hano. Ambiye numvise. Okay. Sasha barantabaye. Tajya nabaye pe. Ntabwo nzi ko ndi umucike. Kana ngiye kuzira maganane. Nako ni desi nari igirimo njyonyene. None ko ngiye wicaye mu ntebe zanjye urumva uri bunshikire. Yesu. Se wabinkora koko. No kumva umwana mwiza. Nakubwiye ngo ntabwo ahari. Siko nakubwiye. Uraje urinjira. Gusa ubwo iyo wifashe nk'umwana w'umukobwa ukaza gusura umuhungu ukinjira mu nzu yanjye. Singushimiye kuba ntabaye. None ubu ngubu uratabarwa nande? Ko nawe uhari. Cyo kandi nzi ko ari wowe uje kureba. Wowe se uri umwana mwiza rega. Ese abakobwa iyo mubonye umuhungu bwa mbere mutekereza ko ari umwana mwiza?
ubundi abakobwa buriya rero hari ikintu nyine mugira nyine kitari sawa. Ubundi abakobwa sinzi ukuntu mutekereza. Ubundi wifashwe ukagenda ugiye gusura umuhungu niyo ukazana kariya kantu ko kwiyoroshya ukuntu ngo udashaka kujya mu cyumba. Ubwo bivuga ko no mu busanzwe ibyo bintu ubusanzwe ubikora. Oya. Ntabyo nkora. Sibyo? Ubundi umukobwa nimba iyo uje gusura nk'umuhungu urabona nka kuriya wivugishwaga ngo ujye ngo kumureba wumva ufite ubwoba. Harya ubundi bafite imyaka ingahe? 18 cyangwa 17 n'igice nk'uko bivugaga? Mfite 18. Nibwo kijya 18. Cyajya mfite 17 n'igice. Cyajya ufite 17 n'igice ngo ufite 18. Yego. Rero ngo ufite imyaka 18 nemerewe guhaguruka nkajya hariya ngafunga n'urufunguzo. Ubundi ngufata cyane ko wizanye. Cyane umuntu ufite imyaka 18 afite ubwenge mu mutwe. Nese kandi kugushimira. Oya. Nyine naje kugushimira ko nabonye uri umwana mwiza ke warantabaye. Yego nta nubwo ibyo nawe wabikora. Kuki wumva utanshimira neza? Nyine barakoze bazi ko nabaye. Nyine ugatujyana nko mu cyumba ugatujya kunshimira neza. Nyine ukanshimira neza of course gahaguruka ukajya ukajya kunshimirira hariya. Nyine barakoze ko ntabara. Harya ubundi witwa nde? Siko. Yitwa Sincra. Sincra. Umwana mwiza. Tuye muri zino karitsiye. Okay. Kambwira rero. Ndakubwira iki se nyine ntumubona se kuri ameze? Yasaze yasizoye. Kuva mu gitondo ni kuriye. Ibaze ko nahamagawe n'abakirina mu gitondo. No. Hari vina ari mu rukundo. Kandi nawe uriwe niko wamera. Nge ntago nasara ngo bigere hariya bro, ntago bishoboka. Story nyine bimbwire neza ukuntu bimeze. Nyine ngo yakunze umukobwa, akunda umukobwa utamukunda. None yirirwa mu kabara karara mu kabari nta gitaha. Impamvu naguhamagaye. Ndashatse guhamagara mama, mbona none ho barakivumira ku gahera. Ngiye guhamagara papa mbona yahita kica. Cyaka kijyana no muri gereza. Ndavuga reka nitabaze wowe nyine. Kubera wowe nyine muri n'amanega nta bya danje. Niyo mpamvu nahise mpamagara wowe. Nta bya danje. Ariko se ko numva yaba atangiye kugira ikibazo kandi igihe kitari cyagera. Se wowe nta n'uburyo umenya ko mani ibyo ntago ari byo bitwicara hano straight to the point. Okay? Ntago ngewe uri ku protocol naje niyambitse urambaza iki? Mu bintu bitwicara rangaye ibintu byo kunkorakora nibyo bitwicara. Ariko umusaza wawe ntago yatuma tudakundana. Inde nande se? Inde se nge nawe? God forbid I reject it. Nge nawe se? Nuko bitekereza. Babarira rwose. So numvaga wahamagara uwo mukobwa ariko. Nawe uramushyigikiye se ngo mamagare Ella? Biriya rero mu gihe afite ikibazo agomba kugikemurirwa n'uwo akunda. Ako se icya mbere cyo Ella ni umukozi wacu. Ikindi Ella afite umuhungu bakundana. Ni gute se ndi ugiye gutesha umwana w'abandi umutwe hejuru ya musaza wanjye w'ikigoryi? Ariko nago ari ukumutesha umutwe. None uratekereza ko atari ukumutesha umutwe gute kandi umukobwa afite umuntu akunda? Uriya nimba yarasaze ahubwo akeneye kwitabwaho akajyanwa kwa muganga bakamushakira umuterapist. Kayesi kubera urukundo. Akeneye icyo ntekereza akeneye umuterapist kuko ntago ntekereza ko ibingibi yaba ari urukundo bino biri too much kabisa. Gerageza wibuke ikintu kimwe. Urukundo ni ingenzi. Iyo ukunda utagukunda se bigenda gute? Utagukunda? Erega buryo urukundo rwishakamo. Kandi bigakunda.
Ako naribi urebye nyine tu urakoze kunshimira sibyo Usiye kwisetsa. wallahi shamani ibintu bimbayeho namwe mubyumvise mwaseka mugatembaga ubaye iki se bro story ndende tu Nyina tugegusesha. mane umva mane sibuka wa mudada nakubwiye naterese kera ashize nk'imyaka ingahe ari nk'itatu mwambwiraga mwiganye muri secondaire rero baby ibintu yankoze yagukoze biki se kandi dada yanyohereje invitation y'ubukwe kuri WhatsApp kandi umusenzi mani bivuga ko ugiye gutaha ubukwe bwa ex wawe umusenzi twapanze guhura akajya mbeshya motifu zitabaho ambwira ngo tuzahuza muri weekend nk'ihangana akavuga ngo uzise mani zo staff hano ari ukuntu utarita nk'umubebi urumva bazamubwira ngo agusure akanga kugusura umubwira nyine ibintu byo guhura nyine bitarimo kuza atameze nyine muri mwana mana ejo ndaga kikifata kigati kikubwira ati ngo nkwa invitation ngo uzaze mu bukwe bwanjye sha nsazi imana uzabutaha ariko ubwo si ubwo bukwe nabujyamo mana ariko ikiza nyine ikiza nta staff zanjye namutayeho mana nta kintu cyanjye yariye tu ugiye kumutayinwerera siko bimeze se Sabtai. Uzatabuke bwa ex. ahubwo nyine uzatanga inkwano nako intwererano nazo namutaye yahuza nta nubwo nzongera kumuvugisha aragaca nonese wari ukimukunda shabyihorera ibyo ntabwo bikureba byose ni ingenzi kurakaye ubaze ko umuhekisi arimo gukurakaza none umukobwa se ntabwo ndakaye ahubwo birasekeje mazi Yo reka mufate umugongo. Ihangane. Ex agiye gukora ubukwe. fata sufite besties the best man kandi best aruta byose the best kandi aruta byose tu ni insazi Yabyemeye se. ntabwo yabyemera Sorry. Kamubwire rero niba wowe byakunaniye kumwumvisha kubimwumvisha ko agomba kugira gute ko nanuriye okay reka ngende noneho mbimuganirize twumve ko bimeze Paula umfashije Calvin meze bite kanguka Rambaza ikiwa so hari akantu gato nashaka kukubaza ndashinjaka ko Calvin kanguka tuvugane iki Rambaza ikiwa kwanza tuza wumve ibyo nshaka kuba nakubaza bwira wagasaza umva ikintu nashakaga kuba nakubwira kwimva neza yego ubu kwizi saha nk'umuntu w'umugabo urumva uri umuntu bakagombye ku umugabo n'abakobwa bari haha hanze eza nshaka nta wundi mukobwa uza mu mutwe nera uri umusore mwiza bishoboka ntabwo wakagombye kwirirwa wiruka ku mukobwa yemwe nawe wagasaza simbizi icyo ushaka ninde ukuzanya kwaza ndarakwiyemye Calvin Calvin umva nyine umva inama ya kigabo hari abakobwa benshi bagukunda baruta barenze uriya rero ndumva ntabwo wakagombye guta umwanya wawe wirirwa umwiruka inyuma wipfusha ubusa ubwiza bwawe ndakwiyemye agasaza genda ariko ubitekerezeho Kandi urumva ibyo bikaze. amani bidakara wowe bikubayeho ruba Tarajya guterura n'umwana wa ex ngabanza kunera kunyarire akubogere. shamani ubushiti baramuteye inda kandi utari umwana nta kibazo ariko iriya bitch n'ubundi nta kintu nayitayeho ngewe
nyine nuko mba narataye bro igihe wivuga nabi ihangane wivuga nabi kubera umex wawe oya ngo nakeneye zonda none ako buretse nkubwire hari reba nka buriya era nta kintu murakora so bikubayeho akagenda ngo iki niki wavuga ngo wenda ngo twarakundanye ngo bro ariko ntugafate ira mu mujyanye n'abo bakobwa b'amafuti man people change no se imigani katari ngiye wayiciye shaho wenda nyine uyu munsi ninjye ariko ntamenya hangane byakubayeho uzabona ndere gusubiza watetse se shaho hapi ntabwo natetse ariko tugiye guhita tubisoza mu kanya sibisi cyakora ashaka abatipe mwarago kanze nimero yenye se wenda gaskingi azongera no kuyibona kankomere ku busugi bwanjye nyine uvuze ngo uzayi guseki amasugi nkomere ku busugi bwanjye rata tarisugi da tarisugi ya masugi yaranabuze i Kigali kabisa tubonye imwe hari indi sugi I have attention please bitari nose cyangwa urimo gutera akabraka njyewe ndi isugi urimo gusetsa wareka kudusetsa kubera nyine ukareka kutubishya hano kandi kubeshya n'icyaha nawe ushaka kuzabona icyakora akira barakoze kudutera akabrage wenda ngaroye iby'ubusugi reka tube tubishyize ku ruhande waya turakwinginze kuma gutubishya ariko niba uri isugi tazabura ijuru kubera kwibeshyera niba ari isugi reka mu oya njye ndi isugi oya nibyo ariko nibyo nibyo rwose ariko mise nibukaga story yaduteye ngo na batanu ngarabipevera bwa mbere tugihura shayitoris ubwo yari afite ubwoba nari ndi kuganira umva kanya gushaka ikintu nteka mani tutaza kuburara twanabwirira sawa nari brother abanze uremo bino bipira katuteke byinshi nanjye ndahari oya taha naye nigendeye ahubwo kanze nigukire sisi nawe uragiye se oya usigaye nabyo ati mweka nageze ibiryo ngeyo Icyo umumagariye hano. Benny, I'm sorry, man. I'm sorry for last time. Ntabwo nitwaye neza. Naguhamagaye kugira ngo ngusabe imbabazi tu. Nakubwiye nabi kandi urimo kurengera inshuti yawe. Ariko Kevin tudakundana. I know. Ndabizi ko mudakundana. Rero niyo mpamvu naguhamagaye aha ngaha ngusabe imbabazi bivanye ku mutima. Ntabwo musanzwe mvuga nabi. Ahubwo nuko sinzi niba nabyita nko gufuha. Nyine gusa nyine byari isezerano twahanye. Isezerano twahanye yo kugira ngo hatazajya nyine umuntu uhemukira umwe hagati yanjye nawe. Mvuze ngo usigaye
Mfuhira. Uze kunyitaho rero. Ya. Nari nababaye tu. Nari nababaye ku buryo numvaga nasohotse hari iwanyu. Numva ndakaye, mfite umujinya, mfite umushiya byataye. Nibaza uburyo ngiye kuzamusangira na kiriya kijana. Gusa ariko warakoze basi wenda kumbwiza ukuri, nubwo nawe namurenganya kubera yuko wamugaye ndakennye, wasanga wenda yarabonaga yuko ari amafaranga nashaka kuyabona. Oya, uzamubaze neza nzakubwira. Ari ntabwo ari we. Bose mwari muri aho? bite se sha? Sawa. Gusa gutyo. Ubu ni ubuzima bwo mu cyaro nyine maze kumenyera. Gusa gutya nuko nibwo buzima bwacu mu cyaro nyine. Ariko sinzi niba unabizi, wenda mu bigo abantu b'abakire ntabwo mwamenya ubu buzima. Abasore bose bo mu cyaro basa gutyo. Gusa gutyo be kwiba bimeze bite kusa n'abajura? Bose ariko urabizi ko ubu buzima atari ubuzima bwanjye, ni ubuzima nisanzemo. Okay. Bivuye ngo ubuzima bwawe hano ni uguhinga. Mfite amahitamo. Amahitamo mfite. Turabizi cyane. Ndumva nafata nyine. Cyangwa mu cyaro kandi basa neza. Ibyo gusa gutya reka tube tubiretse. Okay. Anyway. Ni iki cyatumye mpamagara hano igitaraganya kandi? Urabizi wambujije kugaruka i Kigali bitewe n'ibyabaye. Nagombaga kuguhamagara kuko nagushakaga. Yego, none wanshakiraga iki cyatumye mpamagara igitaraganya? Nifite stress, nifite ibintu byanjye ndimo byabantesha umutwe. Nawe urashaka kuntesha umutwe se kandi? Shaka amafaranga. Amafaranga y'iki kandi? Yo gukora iki? Nyuma y'amafaranga yose naguhaye. Rero so mbabarire n'ikintu cyatumye muhamagara ngaha. Tukubabariye. Thank you. Naguma welcome. Yeah, welcome. Hano urisanga ariko hano ni iwawe man. Ni iwawe tu. Hano ni nk'iwawe. Noneho habaye iwanjye. N'ukuntu ubundi wahagira ukagira ngo cyangwa cyurakurakara nawe. Ariko nagusabye imbabazi. Ndabizi. Sibyo best friend. Cyangwa ukaja mu ndakanga. Oya muri ino minsi akantu kaba best friend karatwika byataye. Ushatse wazagakunda. Cyo ntabwo ngakunda pe. Mba numva ni nakitwa honey. Shady. Okay, it's okay. That's enough. Okay. Rero urakoze kumbabarira sibyo? Ubu ngubu buri kimwe cyose wanyaka nakwemerera. Serious? Yeah. Tukomereze mu cyangwa se? Yeah. Fadi.
Calvin ho miliyoni imwe niyo mafaranga uri kuvuga wampaye. Miliyoni imwe iguza akazi kanjye nabuze kuba ntakandagira i Kigali hejuru yawe. Miliyoni wowe uratekereza miliyoni imwe n'amafaranga menshi uzi kugira ngo ngewe ngere kuri miliyoni mfite, cyangwa se uyu munsi wa none ngiye mbe nafata amwe mu mafaranga mfite nkagwamo miliyoni imwe n'amafaranga menshi kameme noneho mu cyaro. Hano mu cyaro abana hano biteje imbere, basore bangana nawe uri aho ngaho uri muri ampa motifu zidashoboka z'amafuti. Miliyoni imwe ese ubundi ntabwo ukibuka ko ndi boss wawe, ko numva utangiye no kujya unyubahuka umpamagara mu izina ryanjye. Please bya boss bishyire ku ruhande. Ndagira ngo nkumenyeshe ko aka kanya ibyo bibazo byawe ufite sinzi ngo by'inkundo ngo ayo ma stress yawe ntago ahuye n'ayanjye. Aka kanya nge ndagira ngo nkumenyeshe ko ndi kurwana n'ubuzima n'urupfu. Rero amafaranga ndayakeneye kandi ugomba kuva hano yampaye. Ndagira ngo nkubwire ko nyuma ya rangaje mbi yo gukoresha amafaranga kwawe nabi, amafaranga ageze kuri miliyoni ni igishoro gifatika ku mwana w'umusore nkawe. Kuki mwibwira ko buri munsi abantu bahindura ubuzima bahera ku mafaranga menshi? Uyu munsi wa none nimba naraguhaye miliyoni ukayikoresha uko ushaka, ahandi mafaranga ngiye mfite yo kuguha. Ikindi kandi ngiye mfite stress zanjye zabirirwa bantesha umutwe, mfite urukundo rwanjye nabuze nako ntago ari nko kurubura, narwo ngomba gutungana nkashyira kuri gahunda. Ikindi kandi banze nkubwire iyo umuntu ashaka amafaranga agira uko yitwara. Nabura iyo nza uyu munsi wa none nkasanga ayo naguhaye hari icyo wayakoresheje, waba ufite uruvugiro ufite no kumbwira ngo uyu munsi ndashaka ndi. Niba uyu munsi wa none amafaranga naguhaye warayakinnyeemo, dore ukuntu usigaye ushobora kuba usigarirwa no mu mayoga, waragiye uyakinamo urayanywera, uyu munsi wa none uranyaka amafaranga y'iki? Mama ararwaye. Yego ararwaye. Kandi amafaranga arava kuri wowe. Kwa kanya nta burenganzira mfite bwo kujya Kigali wongeye gukorera amafaranga. Wanyangirije ubuzima. Reba ukuntu nsa uvuga ngo ngusa nabi ngo mu cyaro. Ntago ubuzima aribwo nahisemo. Ayo mafaranga ngomba kuyabona. Nuko gahunda zimeze. Mama ararwaye. Yego. Right? Yego. Njye nagira ngo nkubwire ko nyuma yuko nguhaye amafaranga ukayakoresha uko ushaka, ukayakoresha nabi ukayangiza. Yego koko nibyo mama wararwaye, ariko nagira ngo nkubwire ko ukuramerwe mu isaho. Nta yandi mafaranga naguha. Uranyumva neza? Kandi ikindi ujye buka ko ndi boss we ntuzongere kunyubaho. Nizere ko ibintu urimo gukira. Nge ndagira ngo nkumenyeshe ko amafaranga ugomba kuva hano yampaye kandi nuko gahunda zimeze. Ndagira ngo nkubwire ngo n'undi munsi ntuzongera gukinisha umpamagara muri iki cyaro iki ngiki cy'amafoto. Uri kunyumva neza? Anjye ubwo nawe ntabwo turi kumva.
ariwe aho ndi ku cyumba bafasha ngo bakumanira ntabwo nzongera kubafasha ndabarambiwe hari guto no kugukunda nimba nakoze byose ushaka ndakwihaye ubundi hari umukundira icuku n'itsimba naguhaye ubundi none ntacyo uri kumfasha wambabare basi nkanywa nkabera neza hari ndawukunda ndawukunda ahubwo sinzi impamvu utajya ubibona hari ubundi boga twamenyanye byose ubikora neza sinzi impamvu utambona neza era Beautiful girl. Ako this urasa neza. This kumba nawe babaye. Oh, yemeze bite. Amako. Shiri mwiza, mama urasa neza. Wow. Sinibyo kumba nibazo byakurenze. Byagenze bite? umve wa mugabo Byagenze bite? urabumuzara Oya nta kibazo. Reka twaganira uri ibintu baganira ibintu byose bitabya ku murongo. Wow, reka ukuntu uri hano. ntabwo muzi jensi Nyine ntabwo nzi ariko byibuze uyu munsi wasanga ariho twamenya naho byibuze bikakugira akamaro. Kuko aha ngaha uri kubona. Aha ni nk'iwanjye urebye, sibyo? Ikintu cyose wakwifuza. Cyo nagikemura n'icyo kibazo. Ni ibiki byakurenze n'iki byaguteye stress? behind cyokoze uyu munsi uragaragara neza byataye cyane se kurusha indi minsi yose ya shozwa njye mbona atari neza natajyanishije se uzajya ngo twari twabivuganyeho nimba ari uko amafaranga yabonetse sinzi nyine tu merci ese gicishamo na seke nabuze ukuntu ngo ndikunda seke ntabwo nari mbizi ariko ngiye kuzaza mbikora ntabwo rubizi ya umunsi nishimye nyine byataye ariko izuba rirakwishe sha hano rimeze nabi pe ndaje sora ariko turaza kwimuka sibyo ya iyo ikintu nashaka kubwira yuko mukunda cyane I love you so much n'undi mukobwa mbona kuri ino sibyo shaka unkunda ndabizi sibyo ariko nawe urabizi ko ngukunda cyane ndagukunda ku buryo nyine nsigaye mbona ari wowe wenyine nyine umukobwa mwiza kuri ino city urebye ubuzima nyine tuba twaracanyemo bingaragariza ni proof nyine igaragara ko umuhondo tu cyakoze nyine ndumva nangiye kugenda ngira icyizere
nyine birimo kugenda biza. Oya amafaranga azaza cyane ko nanga tugize tuzi ko turi baje. Urumva nyine kubera ukuntu nyine sinzi ikintu nyine waba warakuze. Sinzi ikintu waba wakoreye umutima wanjye. Hari ukuntu nyine mbamona ari sawa cyane. Oya wivuga ngo suzi ikintu nawe narakoreye umutima wawe, ahubwo sinzi ikintu twakoranye ngewe nawe mu mitima yacu. Niko kera rwose nanakongeramo, urabona ko n'ingiyo urayimaze sibyo, ari ukambira ikibazo ufite. Ariko wavuze ngo hano ni nk'iwawe. Bivuge neza, hano ni iwanjye, nibyo byose kuba wahuye nanjye byose. Kiramfashe rero kunzanira ibicupa byose by'inzoga ukama nk'inywero. Ibicupa ahubwo stock yose genda ndayitumiza terekere hano. Ata nubona ko ndi mwiza. Yego sha. Ariko bana uri mu Imana ahereyeho kuwa mbere. Ntese kuki nkunda umusore nankunde no kubera. Umusore yaba ari bwoko ki? Sigaye isa neza cyane ariko nyine sinzi ukuntu bisigaye byaragenze. Nakazi si gukora cyane, si ufite umugabo nita umugabo so yisiyo ariko nyine of course ngomba kuba n'umugabo wawe kandi akamvuze ugiseka. Nzajya nseka. Ese ko ufite isoni? Oya. Nta kintu nashaka gusaba. Ino kintu cya mbere cy'ingenzi cyatumye dukora out. Ndashaka yuko nta kintu uzongera kumisha. Hari icyo uzi naguhishe se basi? Oya. Bivuga ko nyine nta kintu nshaka ko uzajya umisha. Ako nta kintu uzi naguhishe? Yego nta kintu umisha. Ako nyine nenshatse kuvuga yuko nyine ntabwo nshaka ko hari ikintu na kimwe uzigera umisha. Hano amafaranga yaramunitse arimo kugenda aza gake ngo buri kintu kimwe cyose yifitiye ubushobozi washaka kuko nta kigukorera. Nta kintu nzongera kuguhisha. Ibyo nashaka kukubwira kandi ndashaka yuko tuzadusohokana buri munsi. Buri munsi? Buri munsi. Sibyo? Ikibazo. Shanyira ako kantu ka buri munsi ndumva kancanze. Oya nuko mba nshaka kukubona buri munsi. None se ntabwo wazaga kundeba mu rugo? Ariko se mfite igihe kibazo. Ndi kukubona buri munsi icyo byaba bitwaye. Okay, nta kibazo mfite. I love you. I love you too. Ntuzongere gutesha umutwe hari n'ufu wari kude yose utariste kubanza uhagarare none nabaye tuze hanyuma rero yewe ntabwo ntesha umutwe hari ngo kumuvuga nabi ki kwanza ibyo byahari nawe tubireka ibyo mfite ibyanze n'ibere sibyo kandi ibyo uzaba bimbwira ikindi gihe wanza utuze unajya mu tuzamo wanza neza ibyo uzaba hafi